yaravuye iwabo ari umwe, bamusubije yatwaye urusoro muri Nyababyeyi, maze isazi zo ziramwizihira zitera amakorasi y'akasamutwe. Abo bose babireba agiye gupfa. Ibi bintu ntabwo nabimubwiye, ariko rwose agiye gupfa. Nateye Ngabirinda, nateye runaka. Wari uzi ko nshobora kuba mu byo nibuka nzi neza, naba naranyoye ku nzoga bwa mbere nzinyweshejwe nabo nitaga abapasito. Icyuma ku rutare. Amateka y'ibyaranze ubuzima bwawe Uwiringiyimana Theo, uzwi ku izina rya Bosebabireba. Ni umugabo w'ikimenya bose mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, haba hano mu gihugu cy'u Rwanda rw'imisozi igihumbi, ndetse no hanze yacyo, by'umwihariko hano muri East Africa. Theo Bosebabireba yaboneye izuba i Kibungo mu ntara y'Iburasirazuba mu cyahoze ari komine ya Kabarondo mu 1980, mu itariki itazwi, mu kwezi kutazwi, nk'uko bijya bigendekera twebwe benshi twavukiye mu byaro. Uyu mugabo turi kuvugaho yagize amahirwe yo kurerwa mu rugo rurimo ababyeyi be bombi, kuko papa we yatandukanye na nyina. Theo agikesha ubuzima uturaso twaturukaga mu mukondo wa nyina. Uhise wibaza uti byagenze gute ngo umwe acukwe n'undi acukwe? Mama wa Theo yari umukunzi w'agasembuye cyane, dore ko icyo gihe zari zitaranakosha, kuko icupa ry'urwagwa ryaguraga igiceri kimwe cy'icumi. Umunsi umwe ari kwisengerera, yahuriye n'umugabo mu kabari, basangira agatama, igipimo cy'urukundo kirazamuka, umugabo yanga kuba nka cya kinyoni cy'icyana, amukoza amagwa amutwika inda y'umuhungu ari we uyu turi kuvugaho waturaje inkera. Gusa bidateye kabiri, urongorwa rukomande byanze gukwirwa mu mitima y'abagize umuryango wa mama wa Theo. Benda ingobyi bajya gucyura umukobwa wabo, bamukura mu nyumba y'umugabo mu manywa y'ihangu ya Rukamba. Gusa mu kubikora ntibamenye ko aho umugabo yanyuze yahasize ikimenyetso, kuko umwari wari waravuye iwabo ari umwe, bamusubije yatwaye urusoro muri Nyababyeyi, rwari kuzavamo uyu mugabo w'ikimenya bose wabaye umuravumba Theo Bosebabireba. Nyuma y'ibinyabumwe by'amezi, Theo yaje kugera ku isi mu bukene bwari bukabije cyane bwari bwibasiye nyina, uburyo rwose ngo n'iminsi 5 yashoboraga gushira ntawe urakora ku munwa na rimwe. Abandi bana b'icyo gihe, Theo amaze kuzuza imyaka 7 yagannye inzira y'ishuri, ariko bikomeza kuba ingorabahizi kuri we, kuko yari afite ubugwingiri imbere n'inyuma, kandi ari n'indushyi ihora ishakisha ibyo kurya. Nyuma y'umuruho w'ishuri, Theo yajyaga kuvoma amazi mu kabande, injerekani 5 zashyika agahembwa ibivuzo bya ya mbuto y'umwami. Ayo majerekani 5 tuvuze yashoboraga kuzura nyuma y'iminsi 5 yose Theo aminuka akanaterera imisozi, ubundi akabona kwegukana igihembo cya bya bivuzo twavuze by'isaka. Ariko se koko abakene nta nshuti bagira? Nanjye nibutse koko kuzibona byagorana igihe uruhago ubikamo ifeza rwatobotse. Reka mbihamishe iyi nkuru ya Theo Bosebabireba, wifuje kubatizwa nk'abandi bakirisitu bose, ariko bikarangira neza abuze ushobora kumubera pare. Muri benshi yabisabye bakamushwishwiburiza kubera ubukene yari yikwije. Gusa njya numva b'Abanyarwanda bo hambere bambwira ngo nta murozi wabuze umukarabya da. Nyuma y'igihe asiragira, Theo yabonye umutegeka kumwufirira amahegitari y'urutoki, wakunda mubere paro uzamutoza inzira igana mu ijuru. Umwe twebwe dutsapa dukutse Yorodani, ntago ariko byagendekeye Theo Bosebabireba, kuko kake zapfukaguritse yiganaga na bwa bukweto bwa ntunshingeho bwambarwa n'abari, ibyo byabaye umurimbo wa Theo nyuma yo kubatizwa. Kugira ngo izo nkweto zo kuzibona byari byoroshye? Reka da! Yazitiye umukobwa, afata umubara zica twa tuntu two hasi tumeze nk'udusimari, maze Nyamusore ajya kwemeza abantu bari babukereye kubera umubatizo.
Uwo munsi abantu baramwinubye, maze isazi zo ziramwizihira zitera amakorasi y'akasamutwe kubwo kubura yo kwigondera ikimuri, akitotobeka yamamesa ahindura ibirayi nk'umwanana w'insina. Nubwo mama wa Theo bose babireba yari umukene, ndetse yewe nta n'umugabo agira, ariko yariyeranje akora uko ashoboye amukurikiza utwana tubiri tw'udukobwa. Nk'uko nyir'ibyago imbwa zimwonera, rimwe bamaze iminsi 5 ntacyo bakoza ku munwa, Theo yumva akabucuri wabo karimo kararira, agiye kugatabara bihuza n'uko kikubise hasi kanyara udukari dukeya, umwuka urahera isari bikanogonoye gutyo. Theo yagerageje uko ashoboye kose aratabaza, ariko abatabazi bahashyika batinze inshuti ya Yesu yamaze gutabara. Nyina wa Theo abyumvishe, yavuye aho yari yagiye guca inshuro ngo abone icyo kurya, barenza ahita akasubiye guhembesha bamutera utwatsi ngo kuko umubyizi yari yasize utuzuye. Bwarije buracya, nyina wa Theo ajya kusa ikivi ngo abone guhembwa, undi mwari wakurikiraga Theo nawe isari mudunda hasi amarabira, ariko Theo agikoze ikiganza ku munwa, abatabazi bahaserukana agasosi k'ubunyobwa, umukobwa arazanzamuka. Ariko koko nta Imana itakura umuntu nta naho itamugeza. Nyuma y'ibihe bishishana byaranzwe n'imiruho yavukanye akarinda ayikurana, uwo yaje kuvamo icyamamare mu ndirimbo zo guhimbaza Imana, imitima yacu ayikwizamo akamwenyu turizihirwa. Nyuma y'ubwamamare bwamuhaye igikundiro muri rubanda, Theo kamere yaramuganje yishora mu ngeso mbi z'ubusambanyi n'ubusinzi, bishyirwaho akadomo no gucibwa mu itorero yasengeragamo rya ADPR. Ntitwakwiyibagiza ngo ko gukorana indirimbo na Eric Senderi, Mr Kagame ndetse n'umuraperi Ama-G The Blanca byatumye itorero rya ADPR ritekereza cyane kuri uyu muhanzi waririmbaga indirimbo zo guhimbaza Imana, nyuma akajya kwifatanya n'abahanzi baririmba indirimbo zino zisanzwe z'isi. Nyuma y'ibyo byose, Theo bose babireba yatangiye kwibohora umutima kugira ngo nawe azatahe ijuru nk'abandi bakristo bose nta kizinga na kimwe kimurangwa. Ubu si umuhanuzi watamanzuye ko Theo yaba yenda guhombeka amaso ngo umubiri tuwusubize mu gitaka byaba ari byo ra? Byibaze nanjye nk'uko ndi kubyibaza. Nitwa Dushimimana Ozemimosa. Mwagize neza kudukurikira, ubundi hahirwa uwakanze kariya kantu kitwa like, subscribe na kariya kazogera ntakibagirwe, kubera yuko buri cyegeranyo tuzajya duhita dukora kizajya kibugeraho mu kanya nk'ako guhungira. ibigeragezo sikara kandi sinuragera, kubaho nabi sikara kandi sinuragera, si umugabane wagabanye ibyago bikokame. Urya Imana ayo warize wayahozwa, hari igihe uba mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga ngo urajya hehe, bakakuvuga bongorerana ngo ntibucya, ariko bugacya bukongera bugacya n'ejo bugacya. Uramutse ugiriwe ubuntu bwo kureba ku ndangamuntu ya buri muturarwanda wese, wasanga igice kinini handitswe ngo cyavutse ku itariki ya 1 z'ukwa mbere umwaka uyu n'uyu. Abo tubita abana ba Nida. Njyewe nawe wabona turi mu bahimbye amatariki y'amavuko kugira ngo tujye tubona uko dukora isabukuru nk'abandi bose. Impamvu nyamukuru y'ibyo byose tuvuze ikubiye mu nteruro imwe gusa. Nta foto, nta video, yewe nta bubiko bwiza bwabyo, nta cyabaye. Waba wifuza aba MC b'abahanga, abatahira bamize umuco bunguri, abatetsi se babizobereyemo,
amafoto na video bikoranywe ubuhanga ndetse n'ibyuma bikodeshwa, bande, itorero basusurukiriza ibirori, ibyo byose muri Asimilado Company tubikizeho. Kuri babandi baba hanze cyangwa bafite umwanya mutoya, tubategurira ibirori byanyu byose, mwebwe mukazaza muje kubyitabira gusa. Dore ibyiza byo gukorana natwe. Igiciro kirahendutse cyane. Iyo uturangiye ikiraka, tuguha 7.5% byo twumvikanye n'umukiriya. Tukuzanira icyamamare icyo ari cyo cyose wifuza mu birori byawe. Bitewe n'ingano y'ibiraka waduhaye, tukongeza kugukorera indirimbo mu buryo bw'amajwi na video ku buntu, uzatunguza umukunzi wawe ku munsi wanyu. Ibyo kandi biherekejwe no kuba dufite ububiko bwizewe, mu myaka iyo ari yo yose washaka kongera kubona ibirori byawe wabibona. Mutugane kandi mutuvugishe kuri izo nimero mureba kuri screen yanyu.